yitwa Kalomba Gaël, uzwi ku izina rya Coach Gaël. Yavutse ku itariki ya 12 kwezi kwa karindwi 1988. Avukira mu gihugu cy'u Burundi. Ubu afite imyaka 37. Coach Gaël uvuka mu muryango w'abana batanu. Umwe mu bavandimwe be bazwi cyane ni Kenny, bakunze gukorana ibiganiro ku ishene ya YouTube yitwa Aba VIP TV. Coach Gaël ni umushoramari mu gihugu cy'u Rwanda, mu myidagaduro, muri sport ndetse n'ibindi. Amashuri ye yayize mu Burundi, ahavuye ayakomereza mu Rwanda, ari naho yasoreje ayisumbuye. Kaminuza ahiga muri Makerere University, aho ni muri Uganda. Nyuma yaho yagiye gushaka impamyabumenyi y'ikiciro cya gatatu cya kaminuza mu Buhinde mu ishami ry'ibarurishamibare, asoza mu mwaka w'2013. Coach Gaël yaje kujya muri Amerika, atangira gukora aho yashoboraga gukorera amadolari agera kuri 7 ku isaha. Intego ye yari ugushaka ukuntu azafatisha. Avuga ko yagiye akora utuzi twinshi, nkaho ibyo bidahagije yigiriye inama yo kubika yirinda gusesagura. Yakoraga amasaha 120 mu cyumweru, ni ukuvuga ngo yakoraga amasaha 17 ku munsi umwe, agakora utuzi 4, kamwe niko kamucumbikiraga, ndetse ni naho yabikaga ibintu. Muri ubu kumucumbikira ntibyari byemewe ko yahaguma muri weekend. Abonye ko atazashobora gukodesha inzu y'iminsi 2 yo kubamo, iminsi 2 yonyine gusa ya weekend, ni ukuvuga ngo ni ibintu bye byabaga. Abonye ko atazashobora gukodesha inzu yo kubamo iminsi 2 gusa, yigira inama yo kuzajya yirarira mu modoka. Muri uku kwizirika kwa Coach Gaël yaje kugwiza ibihumbi 50 by'amadolari, aya mu manyarwanda narenga miliyoni 63 z'amanyarwanda. Byamusabye umwaka umwe gusa yaje kwimuka ava mu mujyi yabagamo cyangwa se yaratuyemo, kuko wari umuhenze cyane, ajya kugura inzu ahadahenze. Yari afite amafaranga arenga miliyoni 63, agura inzu ahadahenze. Ni ukuvuga ngo yaguze inzu ifite imiryango 4, akaba muri umwe, undi cyangwa se indi miryango akayikodesha. Gusa hagati aho yari yarafashe inguzanyo muri banki. Ayo mafaranga abapangayi bamwishyuraga niyo yishyuragamo banki. Ideni yageze aho rirangiza, noneho yinjira muri business cyangwa se mu bushabitsi bya nyabyo, aho yavuze ko ubu afite abazungu barenga 200 akoresha muri business ze. Nyuma yagarutse mu Rwanda gushora imari. Yatangiye kuvugwa cyane ubwo yagarukaga mu Rwanda agakorana umushinga n'umuhanzi The Ben w'indirimbo Why, yakoranye na Diamond Platnumz, umunyetanzania ukomeye cyane. Bikavuga ko amafaranga ya The Ben yashoye muri iriya ndirimbo yayahawe na Coach Gaël, wari uri gukorana bya hafi na producer Medi Beats, wakoze muri iyi ndirimbo mu buryo bw'amajwi. Nyuma yaje gukorana na Bruce Melody mu nzu yashinze ifasha abahanzi ya 155 AM, ikaba inabarizwamo n'abandi bahanzi nka Element, akaba na producer wayo Rose Kana na Kenny Sol. Umuhanzi Itahiwacu Bruce Melody agikorana na Coach Gaël yahise akorana indirimbo n'umuhanzi w'umunyabirwi cyane mu muziki w'isi ariwe Shaggy, indirimbo bise When She's Around. Yanatumye atumirwa mu bitaramo bitandukanye cyane muri Amerika, ku mugabane w'Uburayi, no mu bitangazamakuru bikomeye cyane, ari kumwe na Shaggy nka MTV. Iki kinyamakuru MTV nicyo umuhanzi Diamond Platnumz w'umutanzania aherutse gusereburira ngo niwe ubaye wa mbere muri Afurika kukigeraho, ariko yirengagije yuko Bruce Melody yamutanze kukigeraho ari kumwe na Shaggy ubwo bajyaga muri American Tour. Uyu Coach Gaël niwe wubatse inzu ikubiyemo igice cy'imikino, imyidagaduro, studio, ahafatirwa amafunguro n'ibyo kunywa, ahakinirwa imikino yo kuri internet n'ibindi. Iyo nzu izwi nka Kigali Universe. Coach Gaël anafite inzu ikorerwamo imyidagaduro muri Amerika, muri leta ya Maine.
aho avuga ko abanyarwanda n'abandi banyafurika baburaga aho bahurira bidagadura, cyane cyane ko iyi nzu ifite byose birimo n'aho ushobora kubona amafunguro ya kinyarwanda ya kinyafurika. Coach Gaël ntahagarara gushora imari kuko yanashoye nk'ikipe ya UGB iyisanzwe ikina mu cyiciro cya mbere muri basket. Akunda gusenga, yigeze kubaho n'umuvugabutumwa apotre cyangwa se pastor. Arubatse, afite urugo, afite umugore witwa Amanda n'abana 2. Ku munsi w'ejo nibwo yujuje imyaka 37. Dukomeje kumwifuriza isabukuru nziza y'amavuko. Mukomeze kunkurikirana Nikilanje TV, nzajya ngenda mbagezaho amwe mu mateka n'amakuru y'abantu batandukanye. Mukomeze mugire ibihe byiza.